ariko bidakwiye ko ari ubushotoranyi kandi biranakwiye kuko gushotora umuntu kugira ngo akwereke ikimurimo nge ndabyemera nemera ko Bruce Melody yarakwiye gushotora The Ben ko bituma wambona avuga atari ko kambereke ko hari ikintu cya danje kindi umuntu uri kwita umunebwe ni gute ari uhora uvuga indabo zanjye nuyumva neza ni indirimbo yongera kwibutsa Bruce Melody ngo muri indirimbo Bruce Melody avuga The Ben aravuga ngo Bruce Melody yabaswe n'ifu ifu yavuga guzi yari ishobora kuba kawunga cyangwa iyo ubugari muri indirimbo usko The Ben ashinja Bruce Melody kujya mu marozi se burya ngo ya ndirimbo nk'indabo zanjye ntago ari indabo za The Ben yivugiraga ngo ni indabo z'umugabo ngo wazijyanye ku kibuga cy'indege bakanga kuzifata umuvanga muziki bita DJ Toxic Shemano mu gito mu rukerera saa 11 gutyo bari bavuye mu nyubako yitwa Kigali Universe wamanuka peage yirukanka cyane ageze imbere atumuhanda mbivuze uko nubyumvise agonga umupolisi ntabwo yaramwegereye cyo kuvuga ko akuri umuntu akwegereye ugashiduka kwamugezeho nabo umupolisi yari gutya urabona ko akuri kumara gutya umupolisi ari ku ruhande gutya ari kuguhagarika avuga ati genda gakeye mutipe kubera umuvuduko yari ari washiduka yamugezeho yanamukubise kuko yamukubise imodoka iramukurubana nka metero nka 30 gutya igenda imugira metero 30 kururana umuntu ay cyane nyinshi reka basuze kandi bifurize kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana The Dynamic Show amahoro y'Imana akomeze kubana namwe cyane tuba twizeye ko mumeze fresh natwe turaho gake biri kugenda ariko nibiki babigenda gake nibiki babigenda gake nibiki bigenda gake kimwe kagera byihura iyo uvuze gake iyo kwanze iyo ngubajije ngo bite yego mba nkubajije ibiki ntabwo nyambisubiza icyo kibazo ibiki se nyine bite nibiki bitoragura ibyo binjaga ibyo bitese n'insuhuzanya izina rya Karibwirira abantu toka satana sara Karibwirira abantu uretse kuyobya Karibwirira abantu tuba tusko bameze fresh turanima tuba tunabibasengera cyane tunabashimira gukomeza kudukurikirana ubu noneho nibwo bakenewe cyane kurenza ibindi bihe reka mbabwira mugire icyumweru cyiza cyane muzakigiriremo ibyiza byinshi cyane umugisha amafaranga nicyo cyambere ndetse mwibuka gusenga cyane no gukora cyane niho Imana iduhera umugisha mu mpuhwe zayo Dani yambwiraga tumugisha w'Imana na amafaranga n'ubuntu bw'Imana ese bra okay ni nge bra mu bintu byose nyangwana nge nkunda kwihikaza kuko yongeze mu rugo nawe nkunda kuhabwa ikaze sibyo iyo tuvuga umugisha w'Imana nindi Imana yanga itahaye umugisha waba unaretse ntago nareka je nagirwa nakosoye ndi kumwe na Dani Rurema yego w'intare umusore muremure w'igika w'umukara aronyanyita umusore anyise papa w'intare none anyise n'umusore urumva ukuntu ibyo bintu bitandukanye urumva ukuntu ibyo bintu bihabaye umugabo muremure w'igika ya kudahaga niyo twaba dufite imyaka igihumbi ntabwo nzibagirwa kudahaga n'uyu munsi umusore warinyise ejo bundi yarabyaye ndumva namuhamagara ambwira ati nawe umwana wawe uzamwite kudahaga nzakwishyurira mu mwana wawe Dani Rurema ni The Dynamic Show nitwa Okim nkuko nabivuze uri Dani Rurema nari ngiye kuvuga ikintu kibi Imana ifashe ikiye kibise waki reka ngubwira nari ngiye kukwita ikintu ariko se wakinyize ndabikize nguhaye ikaze kuri The Dynamic Show okay urakoze cyane kongera kuyakira nari bakumbuye arashize imyaka myinshi ameze gaceza arashize igihe kinini ni igihe arashize igihe kinini ariko bra ni hamwe mu hantu nicara nkumva ndisanzuye nkumva ndishimye kuhagera nkumva ndanyuzwe ukaba wumva uri mu rugo babyita gusanga abanjye cyane nasanze abanjye Okim n'umuntu wanjye tubanye igihe kinini cyane by'umwihariko kuva natangira kariyeri yo gutanga ibiganiro no gutanga ibitekerezo kuri YouTube ni hano natangiriye n'ubu ndacyahari njya banyura rimwe na rimwe nuko umwanya ugenda ugorana ariko gake ko Imana izagenda idushoboza tuzajya tuba duhari ariko ntarabyibagirwa waravuze ikintu kimuheze Imana nari mbizi ko utari buheze ntabwo nari guheza n'indi Imana yanga itagirira impuhwe Imana yanga abantu Imana ntago Imana yanga abantu ariko rimwe na rimwe umuntu akibaza ati kuki itangeze nkuriya niba inkunda nicyo kibazo nanjye muranibaza iyo umuntu agiye mu rusengero akavuga ngo ndashima Imana ko yampaye iki ushaka kubwira icyo abitagihaye urabona urugero Mpeketa hano yicaye wabona ari umutwaro umuvuna buri joro akavuga ati niba Imana inkunda nkuko ikunda Dani ni kubera iki Dani areshya kuriya nkaba ndeshyuka
cyako ako Mpekete ntago ari muremure buriya Mpekete buriya ngiye nizera ko Mpekete ko kuba muremure biramutse ari icyaha yaba ari inzira karengane Irene kuba muremure biramutse bihanirwa n'amategeko ujya muri gereza ko yakuri muremure Mpekete yajya agenda yidedeye nta nubwo yazigera amenya ko wazigera amukora ahubwo yaba umwavoka akajya afunguza abantu kuko Jere bigeze avuga mu Mpekete y'imvura iri kugwa urabona ko iyi imvura iri kugwa imanura amazi bitonyaga yire urumva twebwe urugero nge nawe cyangwa n'abandi bantu batareshya nka Mpekete igitonyanga kiramanuka kikagwa hasi kikagwa ku birenge byacu we noneho ngo cya gitonyanga kiramanuka kikikubita hasi kikagwa mu mutwe umva icyo kigero cy'ubu Mpekete aricaye ahora yicaye urumva rero niyo twavugaga ku mpuhwe z'Imana umuntu ashobora kwibaza ati uriya kuki ameze gutya ngiye nkaba ameze ariko impuhwe z'Imana njya kugira sinzi niba mbibona nk'abandi bantu impuhwe z'Imana nzibona nka diversity kuba dutandukanye mbona arizo mpuhwe z'Imana kubera iki ibaza abantu twese turi abakire ntabwo ubuzima bwashoboka twese turi abakene ubuzima ntibwashoboka ntabwo bwaryoha nuvuga turamutse tureshya nuko abantu bahora babeshyanya bashaka kuba politically correct ubusumbane ni natural concept ni ibintu bikwiye kubaho kugira ubuzima bushoboke President akwiye kugenda mu ndege nkagenda muri Rwanda agoye kugenda muri private jet nkagenda muri Rwanda nanishimye cyangwa zatwegerane urukumva icyo kintu agomba gutambuka muhanda nkahagarara nkamutereza nkavuga ni nyakubahwa ajya mu kazi jewe nkaba mparitse kurane nubwo nabangiye kwa muganga ngiye kureba umugore utwite cyangwa ngiye kureba umuntu urwaye nkagira n'yava nti sa baguhinze ntabwo ari ubusumbane ni ubusumbane ariko bukenewe bukwiye buri ngombwa ni ukuvuga ngo rero nizera ko impuhwe z'Imana ni ubusumbane ni quality iri naturelle ni ukuvuga ngo intare ntireshya n'ingwe ariko ingwe igomba kubaho n'intare ikabaho byaba na ngombwa zikarwana yewe ariko bigakunda bikabaho uko byose bikabaho kuko ubuzima papa banye yageze kumbwira ngo buriya ari ibintu bitajya bimuhangayikisha urupfu n'uburwayi burwayi bwo wenda urupfu ntawe rwahangayikisha ibyo bintu bibiri ntabwo bijya bimfata nta nubwo bijya bimuhangayikisha tukubera iki ukivuka egari ibyo bintu biba bigomba kubaho uvuka urwaye ni inzira ducamo twese no uvuka ukennye kandi uzapfa ukennye kuko nta kintu uzajyana ko gupfa ukennye mwana uzapfa ukennye ko gupfa ukennye wawe no uzajyana iki muri bya bintu uri guharanira uzajyana basi ugapfuka kayasigaho kugira basi ugapfuka Kizito Mihigo arabyitegereza iyo mvugo uvuze ngo basi aravuga ngo nta rupfu rwiza rubaho ntarwo urupfu ni urupfu death is death bivuga ngo uko twaje niko tuzagenda ikintu kizatandukana nuko waje ungana urutya hari hasi n'ahandi hejuru ukazagenda uri munini ngaho hasi no hejuru umuntu abagomba kunyuzamo akantu ko kutabaserera rimwe na rimwe kuko nibyo yemba mbona ariko atari nabyo bidubesheje Nyarugenge kubaserera siri kurangarira oya ikibi ari akantu kari kundangaza ari nyuma ariko kakanze obstacle manzi bigeze kuririmba ngo nimukangereranye n'utunyamaswa duto ndukubita ikintu cyitwa ikijanja nanjye rero utunuma ndi kwitegereza kugira ngo tutancamo twatumye Imana yavuze ati mbahaye byose ariko akakazabarimba aka kabuto gito ko yaririmbye kazadukoraho ati karutiza nari ariko bale nari mbakumbuye nuko ikibana nari mbakumbuye nari nkumbuye kugana na The Dynamic by'umwihariko nkumbuye abahungu banye buri yo ndi hano ndishima cyane ko mari mu muryango mari kumwe n'abantu twakuranye twahoranye twabanye so bikanyorohera kwisanzura abantu bakagira ngo buriya nitugakora ibiganiro turakaye nta mpamvu yo kurakara uburakari se ubuzima buzakurakaza uzarwara uzakena uzapfa ufite ibintu byinshi byakwiye kukurakaza mu buzima sheri wawe ari kuguca inyuma nawe uri kumuca inyuma afite ibintu bizakurakaza icyo kiracyari ikibazo njyewe ntabwo ari ikibazo kuri nje numva nta ahubwo abakwiye no kugenda niba harakanja kugira ngo akumva nuko ahandi biba bimeze akagereranya wenda babona atanasubiye akikorera iryo gereranya uko yarangiritse bana yarangiritse bana umujero ujya kumva ngo sheri wewe yabuciye inyuma ngo yamwishe oya unuvuga ngo urugero nk'epfiriya yego
iburengerazuba umupeti baramukubise bamukura amenyo abiri kubera bamuzira wa mukobwa buriya reka nkubwire nubona abasore babiri bari kurwanira umukobwa jya umenya ko ubwenge k'ikigero cy'ubwenge n'imitekerereze bahagazeho n'ikigero cy'icyizere biri kuri zero ni izina ry'Imana. ubundi nubona n'abakobwa barwanira umuhungu jya umenya ngo ikigero cy'icyizere cyabo n'ikigero cy'imitekerereze kiba kiri kuri zero, kubera ko urwanira umuntu mukuru gute, urwanira umuntu wahisemo gute, nose umuntu agakwiye kuba uko abitekereza birakwiye nose uko kiri kuvuga afite n'ubwo burenganzira ngurumva ngo yampaye isezerano niryo rya mbere yishe se wese niryo rya mbere wishe. isezerano turaritangaho intambwe ebyiri tugahita turyiga no ikibazo ni ubuzima nawe urabikora ariko ukumva abandi barabikoze kibaye ikibazo. ni bya bindi bajya bavuga ngo turi abanyabyaha bacira imanza abandi kubera gukora ibyaha bitandukanye n'ibyo dukora. gushishikarije abasheri gucana inyuma. oya ntabwo tubashishikarije gucana inyuma, tubashishikarije guhitamo ibyo batekereza ko bibakwiriye. ko nanone niba yumva bishaka kujyayo, niba wumva ubishaka ujyeyo nyaruka rwose ugenda wumva. mu kinyarwanda baravuga ngo shogoshera ibintu ugira n'ibyo ukurayo byo birakureba. ni ukuvuga ngo ariko mwibuke no gukoresha agakingirizo. numva bakwiye no kugenda urugero yego mfite sheri yego sheri wanjye mba numva bakwiye no kuza kwa Dani akumva uko bimeze akagereranya kugira ejo atazasubirayo, areka ako gatima ko guhura avuga ati wajyayo. ikibazo ari ibyo wagerageza abantu bose noneho nkatwe abatipe noneho oya biragitwaye umvano bigitwariye buriya imibonano mpuzabitsina ni ikintu cyadanje ni ikintu cyadanje ku buryo abantu batabizi niyo mpamvu abanyarwanda bagiteguye bavuga ngo iyo zibaye 100 biba ikibazo buri uzabicunga birebe. ejo naho twahoze turi gukora ubushakashatsi ko mfite umushiti wanjye zishobora kuba zirenga na sensors imyitwarire ihinduka yarahindutse nawe ntabwo ari ibintu yishakamo ni ibintu bijyana n'ibyo yarahindutse. urumva twebwe turatanga, abahungu turatanga, abakobwa bakakira ukumva itandukanye, bamwe baratanga abandi bakakira. urumva rero n'ingaruka zatubaho ntabwo zaba ari zimwe, ntabwo zaba zingana, akantu kari kumvikana. niyo mpamvu rero twazoje ejo njye n'abahungu bagiye turi gukora ubushakashatsi dutega amafaranga. turavuga ngo ndababwira ngo mfite 100,000 mbiterekaho, ntabwo ngiye kwashuminga cyangwa ngo gucira urubanza undi muntu, ibyo n'ibindeba. nunyere ku mukobwa ufite tatuwaje utararyamana n'umugabo ndaguha 100,000. ayo mafaranga ko ngo bari kuvuga oya ntabwo nyene kukuburanya, ndazana n'umuganga upima icyitwa imeni uzi cyari cyo imeni uzi cyari cyo cyangi sobanura abantu kugira abacyumva kibasobanura ntabwo iramvugo nayikoresha nibutse ko imvugo yagora oya reka bimuvugira. ibaze ko Kim kugira byumve twazengurutse inshuti zacu, urumva twari turi hari ukuntu tujya duhura iyo tuvuye kwigisha n'ibiki nyezo ko guserezanya no kujya twigisha no kugira hariya nagusiko ndi umwarimu. oya urumva rero ariye tujya tuva kwigisha tukajya muri utu tuntu two guterana ubuseye, kuganira, gukora ubushakashatsi butoya. twasanze mu nshuti zacu dufite twese 99% I'm talking about abo twayibashaye kugeraho, nta n'uyu n'umwe muri bo ufite tatuwaje utararyamana n'umugabo. none se yego tatuwaje kugira tatuwaje yego ni igisobanuro cy'uko ugomba kuba wararyamanye n'umugabo? no kwabwo kugira ngo ugere ko uretse umva impamvu, cyangwa se uwo wabajije buretse gato uwo uri gukora ubwo bushakashatsi uri kubivuga nkaho uwo wabajije wamubajije mu buryo bwo kumvikanisha ko nta muntu ufite tatuwaje igitsina gore. tatuwaje ni iki? si expression, ni umusako. exactly. ni ukuvuga ngo rero bitewe na societe turimo, especially na societe y'abanyarwanda, ariko tatuwaje ishobora no kuba yaba urwibutso. ibyo ni simbi haka, ni expression nyine, ni ikintu runaka ushaka kwerekana. sizi buri kubyuka bivuze ngo muri societe nyarwanda kugira ugere ku rwego rw'ubwisanzure bwo kwishyiraho tatuwaje uri umukobwa, sinshaka kuvuga umuhungu, ibyo tubyora abangu dushobora no kubibera ukabyuka biraho bisanzwe. na hayi ubundi akenshi ngo ku bahungu tatuwaje akenshi usanga yarazishyizweho na hayi. oya ntabwo ari hayi, ni social resistance, ni ukwigomeka tu. ibyo mumbwira sinshaka kubyumva, njye mfite ibyanjye ndi kwimva kamite nanashyiraho tatuwaje. ati ubuzima ni ukwigomeka bisanzwe cyane. ariko kemo no mugo wese ubugome ni reality. umuntu wishyiraho tatuwaje se muciri urubanza ariko aba ari umugome. ni reality Dani. hari umuntu ushobora kwigira
nk'ibyo yari uvuze ati ubuzima ni ubwanjye ariko muri uko kuba ubuzima ari ubwawe jya wibuka ko ikiriya ari icyacu. oya abyibuka ate katazaba hari kushanga abyibuka azaba hari ariko yituvuna azabavuna ikomereze azabavuna humura ubuzaro uhitamo ukazapfa ibyo byihore icyo navugaga kugira ngo umukobwa muri sosiyete nyarwanda umuryango nyarwanda agere ku rwego rwo kwishyiraho tatuwaje uko ubwigenge bwo gushyiraho tatuwaje hari icyo bisaba kigomba kubanza sinzi bakwana kubyumva not kubera iki not kuko umuntu atabyumvamo ngo abikunde ushobora kubyumvamo ukabikunda ariko ubwo bwigenge buzana n'ibyo nakita nko kubanza gufungurwa ugiye gutuma dusobanura kaka ntibyanyabyo ni ukubanza gufungurwa kubera iki dusobanura kaka reka ngurugero umukobwa w'isugi n'utari isugi bitwara kimwe ngo umukobwa w'isugi n'umukobwa utari isugi bitwara kimwe abuze hari n'uwo nzi w'isugi witwara nabi kurenza utari isugi. Ntabwo nigeze avuga kwitwara nabi cyangwa kwitwara neza navuze bitwara kimwe. Oya ntabwo bitwara ntabwo bishoboka niba kwitwara kimwe. None se umusore w'imanzi n'umusore utari imanzi bitwara bo kimwe. Ntabwo bishoboka. So urumva rero imibonano mpuzabitsina ni ikintu nyine gihindura umuntu uko byagenda kose. Ni ikintu kizana ubwiye kugira ubyumve. Buriya umukobwa wabyariye mu rugo uko mbibona afite niba nabyita 99% chances zo kubyara wa kabiri mbere yuko utarabyara byara. Si ibintu nkubwiye ubicungubire umukobwa wabyariye mu rugo. Abuze batarabyara ba kabiri ni bangahe? Cyangwa batitwara ukuntu inzu wabyariye mu rugo abyara bwa kabiri yashakanye n'umugabo wabyaye bahita batandukana n'ubundi na amasegonda cyane. Yani fenomene nini cyane ubundi buramba numva twabwiye gukora nka debate dufite nk'abarimu nka 20 hano yebana n'abaganga muri ibyo bintu. Ikibazo abarimu nabo nsigaye mbona akenshi nahoraga nanibaza impamvu yawe ariko naje gusobanukira buriya abantu batazi ko uri umwarimu ari agasitari wamaga mu kaya inyuma ya kamera. Mu busanzwe burandigisha okay. Akazuba dadi uwigisha iki bari? Je ndigisha nivuga ngo ibintu bya mbere nigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga. Nibyo bintu bya mbere nzi 100% nigisha. Mugura mu bigo bitandukanye hari iSmart House hari nibigo bitandukanye nigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga. Ukajya mu ishuri rwose ugafata ingwa n'ikibaho ukaba wahagurutsa umuntu tujya gusiba ikibaho. Oya si n'ikibaho ubwo urumva ko yakaba ari ikoranabuhanga ntabwo kenshi nigishiriza ku ma boards ndigishiriza ku ma PCs ku ma computers ku ma monitors nigisha abana gukora ama website. Ubundi kuganira n'umwarimu uba abanyeshuri baba babona uri seriye bagira ngo ni seriye buriye kugeza aho ikiganiro cyane no kuri kw'Imana iyo bakurebeye kuri bashobora kugira ngo uri seriye gato ariko ninje mu ishuri mba ndi seriye kugeza ndigezemo iyo ndigezemo ubusere burashira ariko iyo ndi kwinjira ko ya masegonda 5 yo kuva mu gakankari ninjira babagira ngo umwarimu ari seriye ati teacher ari prof oya ndi prof oya ntago najya kuri aba professor ubundi ni mu trainer umuntu uhugura nigisha abantu gukora ama website nigisha gukora abantu gukora social media development content strategies gukora ama business plan gukora utuntu twose by'umwihariko birimo ikoranabuhanga ariko bigeze ku kintu cyitwa AI ho haba master urwego ruteye ubwo wazamuguye kuri icyo kintu shanza naguhugura 100% nta nubwo kose yatwara ibyumweru bibiri uzanyishyuza ibindi oya hora umuhungu wanjye nabura kwishyuza nzakwishyuza ama transport n'imibyizi bisanzwe nabona ureka abari ngiuza ntari oya usanga aho uzaye umbwire ishuri riri hano okay nushaka uzarishira nakongeramo mu bandi none ibindi nigisha ni nagize amahirwe menshi shize mabyi ibyangombwa yo kwigisha agro processing kuyigisha n'ubu ngubu ndumva amahugurwa yasoje ejo bundi ni ikintu bijyanye n'uva kongerera umusaruro ibihingwa bitandukanye ibisheke amatunda ibihingwa nyene biri mu moko atandukanye kubyongera umusaruro ni gute nk'igishe cyo kibyazamo inzoga mama hauka inzoga y'igisheke igisheke twaziba kivamo inzoga yo nyinshi cyabuze ubwo bwose tuweza kuri wo kukivanamo whisky zanashyira ku isoko mu minsi yavuga kuri uroze mpeketa niyo murabuye ko igisheke kivamo inzoga buriya reka nkurabura akantu gato iki cyose kivamo isukari gishobora kuvamo inzoga gishobora kubera ko hari ibyo usanga bifite gaze nyinshi nk'amatunda afite gaze nyinshi ku buryo kuyafiltering ugakura muri amwuka bigorana ku buryo yakoramo inzoga ariko ibintu byinshi bifite isukari inanasi igisheke umuneke bivamo inzoga pome
inyeri utu tuntu twose tuvamo inzoga. Nuko rero ni Dani Rurema turi kuganira ku karahure kiwe, mba mbona ntazi ibintu bikarimo, mba nanakeka. Haba harimo akadimu, ako kadimu kasutseho ibindi bintu hejuru, harimo utuntu dutatu hano twiyongera ku kadimu kugira tumfashe ku cyo gukora cyitwa detoxification. Karimo nguvu. Oya ntabwo nyangwa nguvu, nywa kandi kantu bijya kumera kimwe ariko ntabwo ari nguvu. Yego, ni Dani Rurema tugiye kugera tuganira ku bintu bimwe na bimwe biba bivugwa muri iyi mihanda yacu. Dani, tugiye kuganira ibintu byinshi cyane kuri showbiz nyarwanda yacu. Aka ni akantu kaba gaciyemo nako kaba gakenewe kugira nibyo mu kiganiro tumeze twinjire. Okay, ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro reka mbanze nkubwire n'abantu bose muri rusange ko hano hari abitwa Surprise Empire Rwanda. Abangaba bagufasha muri ubu buryo. Yego, aho uri hose ku isi ufite ariko ubwo bifuze kugira aho bihurira n'igihugu cyacu cyo mu Rwanda cyangwa se abaturanyi. Ufite umuntu ushaka gutungura, ufite graduation, ufite umubyeyi wabyaye ushaka kumuhemba ariko umutunguye, ushaka gutungura sheri wawe kuri Saint Valentin, dore tugiye no kujya mu minsi mikuru. Ibi ngibi abantu benshi bazabikenera. Tugiye mu minsi mikuru koko ako kantu karakenewe. Tugiye kujya kuri Noheli, tugiye kujya kuri za mashami, tugiye kujya kuri Bonane. Urumva no na Saint Valentin bugufi. Kwa mbere n'ukwezi buri abantu bahanamo impano nyinshi cyane twifurizanya umwaka mushya ari biki. Yego, nibyo navugaga. Abangaba baragufasha muri ubu buryo. Ntuhari cyangwa se ntushaka kugera aho hantu, bo urabatuma bakakugererayo. Bo bagutungurira uwo muntu mu buryo nk'umuntu nkawe nyine. Turugero ushobora kuba babwira ati ndashaka gutungura uyu muntu ariko sinshaka kuhaboneka. Urababwira, bajyayo, bagenda bakuririmbira, bakubyinira, bagucurangira. By'akarusho bacuranga indirimbo baguhimbiye, utagira ngo ni indirimbo baza baririmba zisanzwe z'undi muntu basubiramo. Indirimbo zabo baguhimbiye zijyanye n'ibyo bintu muri gukora. Abangaba rero nakubwiye ko bitwa Surprise Empire Rwanda. Urabahamagara kuri nimero yabo 0781818860 cyangwa basure ku mbuga nkoranyambaga zabo zose. Bafite YouTube bashyiraho ya mashusho bavanye kuwo batunguye kugira nawe urebe. Bafite Instagram, bafite TikTok, bafite na Mugane Surprise Rwanda Empire kugira ngo bakorera hano i Remera ku muhanda uva Sonatube werekeza za Kabeza hagati ya Kifaruma, ndetse n'ahandi bacuruza inkoko ku nzira irebana na yayindi bita niba na Alpha Palace. Mubagane rero babagerereyo aho mutabasha kuba mwakigerera muri Kim. Rero akaba arambyukije ati tubwire abantu, tubwire abanyarwanda aho bigeze. Dani, ndakubyukije ngo tuvuge ku nkundura iri kuba yihangana ryeruye. Yego, ariko ntago kera nari nzi ko reka duhite tunabyinjiramo. Duhere kwa Melody na The Ben. Aba bajene nkeka ko bahanganye kuva kera cyane, kuko inshuro twabavuze ni nyinshi cyane. Igihe kinini badaye ibyo kuvuga none uyu munsi noneho beruye. Ntabwo nari nzi ko ubundi kera bino izi ndirimbo z'imijinya z'abaraperi nari nzi ko ari zo nshobora kuba naririmba iyo ndirimbo nkavuga ati cyadani nacyo kigahita kiza kiruka kikavuga ati cyaho Kim koko. Nari mbizi ku baraperi nari mbizi ku baraperi, ariko ejo bundi narabyutse nsanga igisamagwe cyabyutse kiravuga ati nanjye narapa nkagutama. Bamwita Rusamagwe. Bundi ni Rusamagwe. Twinjira kuri ibi bintu bya The Ben ndetse na Bruce Melody. Nkeka ko nge uko mbibona ni ihangana ryamaze kwerura, ritakiri bya bintu bavugira hamwe tujya mu kwaha tukabivugira ahangaha. Nabo ubwabo babigaragaje neza muri press conference, warabibonye cyane. Ati ya masengeri yanjye y'ubururu dore umujene arayambaye, ati umusaza yerebye nabi na yadozemwe amakote. Dadi nyigiza nyigiza muri iki kintu nanjye ubwanjye mbanabuze aho mpera. Ndahera kukubwira ko mu myaka twabayeho mu muziki w'u Rwanda n'ubwa mbere tugiye kugira ikintu n'ubwa mbere tugize hana kuvuga tugiye kugira ko cyamaze kuboneka. N'ubwa mbere tugize ihangana ryeruye ry'abahanzi, ndavuga ryeruye ku mugaragaro, ririmo itangazamakuru, ririmo abo bahanzi ubwabo, ririmo abatera nkunga, ririmo ibigo, ririmo
ririmo abantu hafi ya bose. Ni ubwa mbere mu mateka y'umuziki nyarwanda tugize press conference yo kuri ruriya rwego. Mu mateka y'umuziki nyarwanda uva ni press conference urite igitaramo ibitaramo by'abahanzi benshi nari gutumira. Nabonye rero hari n'abari gukubitirwa mu dutaramo basi. Kugira ngo akino twinjire muri iyi nkuru neza kugira abantu babyumve, ni inkuru tureka member tugenda tureba kuri buri ruhande kugira ngo byumvikane ubundi bimeze bite, Bruce Melody The Ben bakase bate, imibare iravuga iki, irihangana rihatse iki, ariko by'umwihariko kugira ngo tubanze dukora aka overview gato kugira abantu babyumve. Ni ubwa mbere tugize ihangana rigiye guterura umuziki nyarwanda n'amahanga akicara akawumva. Yego. Ni ubwa mbere iri hangana rya Bruce Melody na The Ben, ndakubwiza ukuri, Uganda bari kurivugaho, Kenya bari kurivugaho, Tanzania bari kurivugaho, n'abantu bose muri aka karere twabonye ikintu kiri butume batuvuga. Kubera iki? Nibwo u Rwanda rwinjiye none muri era y'imyidagaduro. Nujya guhindukira Tanzania barabidutanze. Tanzania babanje kugira beef yitwa Diamond Platnumz na Alikiba, ariko mbere yaho uribukiza aba Mr Blue na Alikiba zitabaye nini cyane. Diamond aje za 2010 harapeza apeza umusaza witwa Alikiba, biba beef nini. Tugeze muri za 2018 2019 agirana na beef n'umuntu witwa Harmonize, urwego mpuzamahanga rurabumva. Urukumva icyo kintu? Turazamuka tujya Nigeria kuva 2009 kugeza uyu munsi abana barakoze batwara za Grammy bagira iki, ariko izina ni Davido Wizkid. Ko Wizkid Davido urukumva nabonye yaragize gutya none. Kugira ngo byumve ni ubwa mbere tugiye kugira umuziki, ni ubwa mbere ubu ngubu ngiye ndi kuvuga ngo tugiye kugira umuziki. Kubera iki? Arabahoze bambaze ejo bone ngo koko iri hangana urabona ngo ritagiye kwica umuziki gutya nabwa nti ahubwo mwebwe ntago mutekereza. Ngese ngiri hangana ngo riri bwica impano z'abandi, ariko hari ikibazo mufite. Kuva muri myaka za 90 kugera ejo bundi Kendrick Lamar na Drake bagaruka, beef yari iriho muri Amerika ntiyari ya Tupac na Biggie. Ni bandi babigerageje, uretse Jay-Z na Nas bagerageje ukabona nabwo wapi ntabwo biri kugenda. Rihanna na Beyonce bakagerageza gato bikahita byanga. Iyo mugize imana mukabona abahanzi banini b'ibigugu nka Bruce Melody na The Ben bagiye guhangana, nibwo mamwinjiye mu muziki. Kubyita imana nibwo mamwinjiye mu muziki. Ni imana twagize. Kubyita imana bisa nkaho uri kuvuga ati kera hose mwari muri hehe. Ni ukuri kw'Imana bari he. Dukeneye amakimbirane mu myidagaduro. Ko hari abumva byahagarara se. Bareka impamvu mvuga ngo ibi bintu biba bikenewe ibaze ko na politiki ari politiki mpuzamahanga. Ku rwego mpuzamahanga igihugu cyose watunga urutoki gikenera ihangana hagati y'abantu. Ihangana si hagati y'abantu batatu, si hagati y'abantu bane, ihangana ni hagati y'abantu babiri. Nta giga iki na kimwe cyateye imbere mu muziki. Ndabwira ko na Koffi Olomide na n'uyu muhungu bita Falipo barabigerageje muri Kongo ibintu binini, kandi kubera ko Falipo ni umuntu wabyiniye Koffi Olomide gutyo rero akamubyimbana ku rwego mpuzamahanga. Turabikeneye amakimbirane turi kuvuga, ntago ari amakimbirane ari mu rugo, ibyo bintu mutabyitiranya. Oya nyine nibyo nashakaga kuvuga. Dukeneye ko abantu bakimbirana bahigana 100%, 100% ahubwo. Abantu bakavuga bati uruhande rumwe rukavuga ngo ibi bintu ubundi kuki byatinze, ati nabandi barebereho, banabikora ari benshi cyane. Abandi nabo bati ibi bintu bishobora kuza nk'urugomo nibihagarare. Bumva se bavuga ati bidahari se urugomo rwaracitse, bidahari urugomo rwaracitse, ubwo rwabaye rwinshi. None se bidahari abantu abamotari bananiwe gutwara abantu bakabiba ko se bagahangana ku buryo aho umwe agera imyenda umwe yari yambaye mu gikorwa kimwe ejo undi ayifata nawe akayambara cyane. Ubu se Shiba na Cindy iyo badahangana mu minsi ishize ubugande ntibwari burangiye. Iyo badahangana ubugande, ariko ibintu murimo murabizi. Dukeneye ikintu gituma abantu bavuga, nta kindi gituma abantu bavuga rero kitari amakimbirane. Ikindi cya kabiri, ntabwo umuntu ari mukuri 100%. Niyo mpamvu ukenera competition, niyo mpamvu ukenera ihangana. Ihangana rituma ukora ibintu bya danger. Ihangana rituma utanga ibya mbere ufite bya danger, bya bintu bifitemo bya danger, kuruta uko watanga utuntu tworoheje ukavuga ngo nta muntu duhanganye. Bure bya bintu nyuma ari kuvuga biri kuba kuri bwiza ku isoko ry'u Rwanda. Cyabuze umuhanzikazi bahangana tuntu kwisora boda n'uwo bari guhangana nabonye yaramuhaye umwanya. N'uwo bari guhangana ni yitwara Inesano yibere ku isoko rya Kenya. Yarabereretse yibere ku isoko rya Kenya, ntacyo bitwaye. Ariko Bwiza bari gutuma ataduha wa Bwiza tuzi. Uyu mu Bwiza aricyo kintu abura. Nicyo kintu ari kubura. Bwiza se yigeze atanga umuziki mu biryara. Ahubwo ikintu kiri kubaho
impamvu nta courage umuntu afite muri iyi minsi nta competition yiji yashaka guhangana ari ikintu kigaragara ijana ku ijana abo aje guhangana baraberereka asanga ngo twe dukunda amano nawe mukunda mukunda uba amatiku yo kujya kuvugira inyuma ngo urumva ngo nge sinahangana n'umwana ntago ari umwana mwereke koko niba ari umwana mu bikorwa dukeneye ihangana ngire bamvuga ngo ni izina ry'Imana nicaye kuri kamera za Dynamic mvuga nti ndashimira The Ben na Bruce ni ibintu byadanje bari kudukorera ku buryo abantu ntago bari kubyumva ariko muzabibona twari tubikeneye 100%. Nuko rero tujye buri muntu ku giti cyiwe. Yego. Umuntu bita The Ben ko tutire duca kuri Bruce Melody turamuzi. Turamuzi ngo adukubita ijanje. Ndakumva. Umuntu bita The Ben dusanzwe tuzi ko ni umuntu ucejetse kuvuga kwe biragoye. Ibintu bye byose abikora acejetse. Yego. No kugusumbizaho kugira gusubiza ashobora kugutumaho cyangwa akakwandikira akamesaje akakubwira ati wajyana we akubitira mu ibanga. Yego. Yego. Urumva ariko ubu ngubu dusigayeho by the way nanjye kiriya kintu cyo nakibonye ari nk'ikintu cyiza yaba yabikoze neza yaba yabikoze nabi kuba yavuga ati reka ndeke guhogoza nze kirapere ngutemo. Ahangaha bishobora gutanga isura nziza yuko wenda bya bintu bigiye kuba bya bindi nyine wavugaga bigiye kuba byiza kurushaho ariko tukibaza se The Ben tuzi w'umu The Ben n'ubu The Ben ngo konateye iri hangana azarishobora cyangwa wenda hari uzarimufashamo. Ariko reka nkorohereza akantu gato akoroshye. Ni umuntu akwita umunebwe akaba hanganye nawe bivuze iki? Aho naringa ubu sibyo bivugiye iki? Oya buretse duhera. Ugiye kuvuga ko umuntu buretse nuvuga ibyo rero tunavuga ati ngo gute wita umuntu umunebwe akaguhaka. Oya buretse ntabwo ndi kuvuga kuguha akazi kubera ko abantu bashaka gukorana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo ndi kuvuga nanone guhangana akazi n'umunebwe. Buretse nkorohereza tureke kuguha akazi. Mbwira uburyo umuntu umwita umunebwe ukabuhanganye nawe. Ukamushotora rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu. Ariwe wita umunebwe. Ngo ubukojeje agati ku manu ze gisamago. Na. Akaruka ari kumvikana. Bruce Melody bwa mbere yavuze ngo mumunzane mukubita gakoni kunda. Ari kuvuga wa munebwe. Mu gitondo atari ko urabara abajene nabanebwe. Njene mu myidagaduro ibyo bintu ndabikunda. Nibyo. Ariko bidakwiye ko ari ubushotoranye kandi biranakwiye kuko gushotora umuntu kugira ngo akwereke ikimurimo nge ndabyemera. Nemera ko Bruce Melody yarakwiye gushotora The Ben ko bituma wambona avuga atari ko kambereke ko hari ikintu cyadanje kindi. Umuntu uri kwita umunebwe ni gute ari uhora uvuga. Uburi hafi yabyo nawe. Oya, hari ikintu ubuzi kiri muri wa muntu. Hari ikintu ubuzi kiri muri wa muntu. Ariko nanone ngo imbura yirukankana ukayimara ubwoba. Icyo ndi kukubwira. Na, nje ntekereza ko ira ndirimbo yitwa Indabo zanjye ya The Ben. Ni indirimbo yashibutse mu gushotorwa rimwe kabiri gatatu kane. Bafata ariko njewe nkomeze ncece ku muntu ari kunyurira kuva kuwa mbere kugera kwa kabiri kwa gatatu kwa kane ku buryo agera naho yibasira umusatsi wanjye akawuhuha. Umusatsi yibasiye n'ubuhe ko namwe muba mushaka guteranya abantu ko yasuye ko yahushye umusatsi mu video. Ngira hano bihuriye n'ira ndirimbo Munyakazi. Mbwira hano guhuha umusatsi bihuriye n'ira ndirimbo. Uretse uri umunyamakuru nkabona ese niba yagakomye ijanja ariko wabayuretse. Mbwira hano bihuriye nuko gakomye ijanja so guhuha umusatsi ntukageza abari kuri abakomye ijanja. Babwira ikintu gisekeje. Indabo zanjye nuyumva neza ni indirimbo yongera kwibutsa Bruce Melody ngo The Ben ndinde nshoboye iki. Ikindi cya kabiri nanakunze nanabivugira kuri kamera za Dynamic. Nari niteze urumva twese niko twatwiteze The Ben uri buza gahogoza twatwiteze The Ben uri buze bya bindi bisanzwe. Naririmba indabo zanjye yashyiriye umukobwa n'umukobwa yamuzaniye. Mana yanjye numvishe indirimbo ndavuga niki ibi bintu. Abajene bajya bahabwa indabo. Abajene nabwo bajya bahabwa indabo. Abajene b'abakobwa muri iki gihe basigaye bahabwa indabo. Wongereho ako kantu ariko baba muri Thailand babita aba lady boys. Ubu ngo ako baro arihuse yarapfuye mugani w'abasaza bibaze kwitwa lady boys. Igihugu kikanabemera rwose bafite n'ama association menshi muri ukabona nka Kampeketa naka lady boy kibereye. Peketa nagwa mu lady boy. Ariko we wamu njewe urabona ugende ku gataye n'uburebure byakunda. Urumva icyo nakubwiraga ya ndirimbo narayumvishe numvishemo ibintu nka bitanu reka mere ku cyambere. Ya ndirimbo The Ben numvishemo uburakari. Cyo ni cyambere ni indirimbo yuje umujinya yavuye nyine mu maranga mutima ari mu burakari
kurimo no uburakari burimo no kuri kwinshi urumva ni ntago winyekira ingingo ki na ngombwa ku bantu gusobanukirwa ibyo bintu uri kuvuga. Ni indirimbo igaragaza The Ben ufite umujinya nanabikunze 100% kuko twari tubikeneye twe dukeneye kubona man nyine imyidagaduro yongera kugira ikintu kibaho. Twari tumaze amezi 6 twese abanyamakuru tubibona ko nta kintu kiri mu myidagaduro. Si twe twenyine gusa n'abandi bari hanze barabibonaga ko nta kintu gihari. Icyari gihari zari nkuru z'agahinda gusa n'umushu wacu wafunzwe ninde wagize iki nta nkuru zari zihari. Ariko uyu munsi Daniel Rema na Ukim barongeye bariteretse runaka bariteretse kubera ryahangana. Akona gari kumvikana. Nabonyemo umujinya. Ariko nabonyemo ikintu kimwe. Nabonyemo ubuhanga. Cyo ni cya kabiri. N'abahanzi bake mu Rwanda ngusubiriremo bari diverse kuri kiriya kigero. Umuhanzi nyarwanda ushobora kurapa ni bake cyane ushobora no kuririmba. Ni bake nyine n'imbarwa. Wa muntu ufite bwa bushobozi bwo kurapa akaba afite na bwa bushobozi bwo kuririmba. Cyane ko twese ko tubizi ko The Ben agomba guhogoza. Ngiye numvaga ari ndabashyiriye umukobwa. Nibisanzwe twese twumvaga ari ibintu bisanzwe. Ariko kubona umunigaje ko wakuriya ni ikintu navuze man. Mad respect. Narayumvishe ndavuga ati wow. Ikindi cya gatatu bro. Nabonye imikino bita no kuri. Bacita kuri boro. Hari igihe umuntu abari kuvuga ikintu agushinja akantu agira ikintu. Muri andiri muziko The Ben ashinja Bruce Melody kujya mu marozi se. Mama Riziki ninde utamuzi hariya hakurya se? Mama Riziki acuruza ubunyobwa hariya ku ntozi. Nanamenye kwerekana nagusobanurira. Indirimbo ni niyo twavuga by'umujinya niyo mvuga ngo byari binakwijana kuko nanjye umuntu anshotoye rimwe kabiri gatatu byari bikwiye kubaho. Byari bikwiye kubaho umuntu yagushotoye nyine umuntu ayagushotora ukabyihorera ukigendera. Ukavuga ati mbo ndi The Ben ndi mukuru wa Bruce Melody namutanze muziki cyari ko Bruce Melody arabivuga. Yanabivuze muri press conference arabyumvisha. The Ben ni senior yananze muziki ni ibintu bisanzwe. Ni senior kure ni mukuru we bisanzwe. Urancotora rimwe ndakuruta ndabyihorera kabiri ariko buri uzabucumwe ni umwana aje mutoya w'imyaka 7 kuri yo akagukubita umugeri wa mbere wa kabiri wa gatatu mupyatura urushyi ukamubwira ngo icara ariko wamujije hakana rimwe urabyihorera kabiri urabyihorera gatatu ugira urutya urakebura ukamubwira ati oya. So aho ngaho hata hazamwe ibibazo byinshi cyane mba ngomba kukubaza mu mujene. Nta kibazo injira ukiminjira. Ndagufite. Ati The Ben yashinje Bruce Melody kujya mu marozi. Yego. Mu ndirimbo yose narayumvishe ngera aho irangira inshuro imwe 2 ngeza ku nshuro 5 ndacyanayumva zakomezana nayo. Oya ni ngombwa ko tuzumva ziranimba cyane. Ni indirimbo nziza zose. Bari nabonye yanasohotse ibi ya mbere kuri Audio Mark at the moment no kuzindi mbuga zitandukanye zicuruza. Ati The Ben yashinje Bruce Melody kujya mu marozi ko nta hantu numva ati wagiye mu marozi. Nuko tuzi icyo yashaka kuvuga. Ntaha ntabivuga. Oya arabivuga. Buretse okay. Impamvu njye ndi kubivuga nuko mbaye umunyamakuru gihe kinini umuntu witwa Mama Riziki ndamuzi. Kandi unabyibuke yavuze ngo wabyiciye aho wiyambaje Mama Riziki. Gusa Mama Riziki buretse Mama Riziki nagariwe gusa muririmbye na Bushari yigeze kuri umuntu witwa Mama Riziki. Nanabivugire kuri kamera. Mama Riziki nzi ngiye bacuruza ubunyobwa hari hafi. Ucuruza ubunyobwa rero wasanga ari ubikora. Umva nkubwire. Mama Riziki ni umuntu twese tuzi imyidagaduro ko ngo yafashaga abantu. Mama Riziki uwamushinje ko yiyambaje Mama Riziki bigeze bajyanayo. Avuga ati wenda ndakubonye winjira kwa Mama Riziki. Nayo bamvu nakubwiye ngo Ukim ukuri ni ingingo nini kandi umuntu ukabona ukuri ntibivuze ko ari ukuri 100%. Ukabona ukuri none se aramutse yarumvisha amakuru. Amakuru y'ibihuha. Nasuba amakuru yose uzi uwigererayo. N'amakuru y'ibihuha baho. Ntago mvuga ko atabaho ariko se amakuru yose tuzi twigererayo. Ntago baba batubwiye hari igihe none se bamaneko bakori. The Ben ni maneko wabajya kwa Mama Riziki. Abo bose abajyayo baramutse bamunekera. Muse Mama Riziki aramutse aramamaga ati The Ben ariko wa muntu yaje akamuha imibare n'ibimenyetso mugani wa Pundi. Ariko nagakeneye kwerekana imibare n'ibimenyetso. Akeneye kubivuga gusa icyo nabonyemo. Ako uzajye kwa Mama Riziki uzumbwira ikintu kibayo. Mama Riziki nta kintu nge yamfasha akakanya. Ariko nanjye biramutse byanze nanyurayo. Mama Riziki. Ibyo bintu The Ben ashinja Bruce Melody nanjye byanze nanyura. Oya. Narinze kari ngiye gusa. Aya bekonza nanyurayo nkagenda niba atanga uwo mugisha koko. Ati babaswe ni. Again. Ifu.
y'ubugari cyaka. Muri ndirimbo Bruce Melody aravuga The Ben aravuga ngo Bruce Melody yabaswe n'ifu. Ifu yavuga guzi yari ishobora kuba kawunga cyangwa y'ubugari. Ifu se kawunga barayinukiriza barayisniffing kuyisniffing barayihu ubona guhonahona. Muri ndirimbo birimo nabonye akaboro babaswe n'ifu babarira ko. Ibyo by'amafu byahawe. Si? Muri ya ndirimbo The Ben ashinja Bruce Melody kubatwa n'ibiyobyabwenge birimo cocaine n'urumogi. Bruce Melody yakaniye mu kiganiro yagiranye na MI. No mu ndirimbo yaravuze ati sinywe bimogi. Sinywe imogi. Bizagora kumbona ngenye. Akwanura kuko. Yaranabiye akanye mu kiganiro avuga ngo umuntu koko wabaswe n'ibiyobyabwenge asa nkanjye. Ntabwo nabaswe n'ibiyobyabwenge. Ariko ubwo kubera ko bambara abahanzi buri umwe afite amakuru. Ntabwo nabona Bruce Melody anywa ibiyobyabwenge. Sindamubona. Sinabona The Ben abinywa. Ariko uyu mwabyutse agashinja undi kubera ko aribo bazaye kandi bari no gukorana deal zirimo za miliyari na za miliyoni. Ndinde wo kubihakana ndinde wo kubyemeza. Akanuri kuko. Akanuri kuko. Havuga nti nyuma yo kumushinja ibijyanye n'ibiyobyabwenge. Bivuze ko biriya bintu yavuze ati wabaswe n'ibiyobya n'ifuri ibiki n'ibiki byose yavugaga izo cocaine cyangwa yavugaga cocaine yego yavugaga ibiyobyabwenge in general ibiyobyabwenge binyobwa binyuze mu mazuru cyane. The Ben yashinje Bruce Melody kubatwa n'ibiyobyabwenge binyuzwa mu mazuru. Mu ndirimbo twese twarabyumvise. Niyo mpamvu nakoze n'inkuru ivuga ngo totora indirimbo indabo zanjye ya The Ben. None inkuru iri busohoke mu kanya kugira ngo abantu babone context 100% bumve ngo ibi bintu bivahe bijya he. Bumve ngo buri jambo rivuze iki. Ni indirimbo The Ben yakoreye Bruce Melody amubwiye amwibutsa ngo magaze ku musozi ninjye gisama muhora mu nzozi kandi koko Bruce Melody yamushotoye rimwe kabiri gatatu kane gatanu kuko iyo wirukankanya umugabo inshuro zirenga ziriya igare uwo muntu abakubangamira abakuri ni nka kavirusi. Ari kantu nagiriye ubwoba ruta handi sino ku ndirimbo gusa. Ahantu nagiriye ubwoba ni ikintu kikwereka ngo umuhanzi munini ni bwoko ki. Reka maze ngusobara akantu kugira abantu babyumve neza. Dufite abahanzi benshi, dufite ibyamamare byinshi. Ariko ibyamamare Rwanda dufite biri muri kategori eshatu. Hari ibyamamare nyine by'ubwamamare biri famous barazwi. Noneho tukagira ibyamamare bya bintu tuvuga ngo ni Messi watsindiye golden boot agatsina World Cup na Champions League. Agasanga izo kategori eshatu kuzishyiramo abandi bakinnyi biragoye. Uwakabije watsinze watwaye Ballon d'Or, wakabije nundi watwaye World Cup ariko kujya ugere mu zo kategori eshatu bisaba buri legend. Akwaraga kumvikana. Yego. Icyiciro cya kabiri ni byamamare byamamaye yego birazwi ariko biri na influential ndi kuvuga kuyu. Ushaka kubyuka mu gitondo akavuga ngo abafana 10,000 duhurire muri BK Arena bagahurira nawe. Ariko akabana cyamamare yego kirazwi. Social mura ninde ariko kugira ubwira abantu 500 mu bantu miliyoni 10 bakuze kugira abantu 500 bakwitabe ikaba ari ikibazo atari uko utazwi ahubwo ko nta influence wubatse. Influence iri kuyumva ndi kuyumva. Hakaba n'ikiciro cya gatatu ari nacyo kigoranye tutarabona mu benshi cyitwa impact. Umuhanzi uri famous uri influential na impactful ntabwo barabaho. Impactful kuyumva ndi kuyumva. Impactful bakora bya bikorwa nyine birenze wa muziki bikagera ku buzima bw'ababa. Hari ababitangiye ngo batangiye gukora utwo initiative at the moment ariko ntabwo biraba bya bintu binini. Sasa rero ibaze umuhanzi ufite igitaramo muri BK Arena yakira abantu 10,000. Icyama cyari 10,000 witwa The Ben watumiye Bruce Melody agashyira hanze amatike mbere y'ibyumweru bibiri. Kugira wumve uburyo no mutipe yiyemera nkanabikunda, kugira wumve uburyo no mutipe twa The Ben yiyemera akaniyumva nkabikunda kuko azi urwego rwe. Ni gute ushyira hanze amatike habura ibyumweru bibiri. Okay, ngize ukuri kw'Imana sare yakira abantu 10,000. Ngira umuhanzi mu Rwanda bagurisha amatike 10,000 mu byumweru bibiri. Tuje tureka kubeshya. Tuje tuganira ibimenyetso. Biragoye. Ibaze gushyira hanze amatike tariki 15 ufite igitaramo tariki ya mbere. Tuzi n'ababizishyize hanze ku mezi 3 nigishire n'ibihumbi 5 ntibizi. Nizishire.
akwaruka ari kumvikana. Ibaze icyo kintu nyine kuba nazo mbivuga ubushize navuga ni ibaze iyo ni impamvu ya mbere kumvisha ngo aba bahanzi turi kuvuga urwego rwabo rungana iki. Ibyumweru bibiri byonyine umuntu akakubwira ngo amatike 10 n'abanyagurishije. Ako nako nakandi kiyemero. Akantu kukumva. Tinya umutipe uvuga byuka bizakavuga ngo ndakora press conference indirimbo 7 z'abahanzi mu Rwanda ntizongere kuvuga. Joche zigenza rutijo were bwiza abanzi bose basohoye indirimbo. Zero. Abajene bagize boro z'abasane benshi flop. Nibo bari ntago ari flop gusa. Zero. Press conference yabirarangiye. Yonyine gusa. Ati none n'utunyamaswa duto. Akwano kari kumvikana. Ati nduko. No kuvuga ngo kiba kiri kubaho kugira akantu kakumva mbere yo gukomeza icyo kibazo. Ni kikumvisha ngo aba batipe babiri bafite urwego bahagazeho rwadanje. Nyana nizera ko ibintu twari tubikumbuye. Tubikumbuye. Nizera ko Bruce Melody na The Ben nibo bahanzi mu Rwanda dufite bari famous, bari na influential at the same time. Kuko The Ben ntagasubiza buri wese. Duse buri wese wabyuka akamuvuga yamusubiza. Ntago burijwe rivugiye mu byatsi gisama. Ntago. Ariko iryavuze ndi igisamagwe sinsubiza burijwi. Byose rivugiye mu byatsi. Ntago ndi actinga kuri burijwi rivugiye mu byatsi ariko iryavuze. Ngiye kuri acting uyu munsi. Ati iryavuze. Kuko icyaje gishobora kuba ari igiki. Ikibeya bro. Ikibeya kirura. Oya ikibeya ni idubu. Ashobora kwaza idubu. Yego ndayitakinga down ariko ni idubu. Ifite inzara nanjye mfite. Akantu kari kumvikana. Ahandi hantu namenye ko uyu muhanza ntera ubwoba. Ibaze Okim. Kubyuka mu gitondo nahoze mbivuga twazi tubigane nyuma ya kamera. Kugeza uyu munsi aho tugeze mu mateka mu Kinyarwanda. Aha tugeze aka kanya. Turi tariki zingahe? 22. 22 z'ukwa 12 na 25. Ugendeye ku mibare n'ibimenyetso yose hari. Nta muhanzi mu Rwanda wa surviving imyaka 2 acuruza amakuru nta kindi kinakora ntabwo bishoboka uretse The Ben wenyine. Njya mbona n'ukwezi batakugeza. Nuvuga ngo The Ben niwe muhanzi nyarwanda wamaze imyaka 2 irenga nta gikorwa na kimwe afite ari kuri front pages. Tumuvugaho mu gitondo kugera nimugoroba. Ajego. Ngurugero rworoshye. Nyuma yo gusohora indirimbo twa Kengere Nafu 2019. Bari hagati ya Kengere Nafu na Wayi. Kengere Nafu 2019 umwaka urangira. Na Wayi yo mu kwa mbere 2022. Harimo igihe kingana iki? Harimo imyaka ijya ku 2. Ngira indirimbo The Ben iri muretse publicité yitwa Kora. Publicité ya cyakigo cyuzuza telefone yitwa Kora. Ngira indirimbo irimo hagati. Ntayo. Yacuruje amakuru. Nagiye muri Maldives. Nahuye na Diamond muri Amerika. Nahuye na Gahere. Nahuye nande. Najwanye na Melody. Nageze gutya. Imyaka 2 tukivuga kuri wamo. Nta kintu na kimwe ari gukora. None umuntu ni uri kuvuga ngo ni muto. Zavuze ngo nibabageranye utunyamaswa duto ngo bakomejanje. Ngiye kwivugira. Ni muto se gute? Oya, ngira uryo umuntu ari muto. Ntago ari muto ariko tumuzeho guceceka. Hoya. Yacecetse igihe kinini. Akantu twatuga. Ingwe ntiyarizi gufata ku gakano. Yarabyigishije. Twagiye atukunda. Ati mukunda igisebo reka nze nkibambike. The New Year Groove cyo muhanzi bita The Ben kiba buri mwaka ku itariki ya mbere dufite ejo bundi mu minsi mike cyane turi kubarira ku ntoki. Numvira ijambo ati mukunda igisebo reka nze nkibambike. Na umutima wanjye Yesu nkubita kuri kiriya gitaramo. Ndavuga ati iki gitaramo uko ari byagenda kose ni hangana ryero rizaba rigiye kubera. Twebwe tuzatugiye tumeze nk'abantu bagiye kureba uriya mukino harya bawita wrestling babita wrestling. Catch. Jewe. Niko tuzaba tumeze. Tuzatumeze nk'abantu bagiye kureba ba Mayweather. Cyane. Cyane. Bano rya ni bande. Oya abantu bakira catch ni ba John Cena. John Cena naraseze mu minsi ishize bari. It's one of my favorite sports. Jewe muri ngemeze nk'umuntu uzaba uri kureba catch. Ndi kureba John Cena na mwe mamita Dwayne Johnson. Mumwita The Rock. Ubwo ngubwo duse kwinjira ku gitaramo kuko iryo jambo ryankonekitinze n'igitaramo. Ndavuga tuko byagenda kose muri iki gitaramo hari ibintu byinshi tuzaba. Erega turi kujya ku gitaramo twabanje kwibagiye ko video ya indabo zanjye ntirajya hanze. Tubaye nk'abataruka turi. Numva mbanze nguha amakuru taruze. Mbanze nguha amakuru kwe kumenya. Ira video mfita amakuru 100%. Ko niba hari ikintu tuzavugaho umwaka ukarinda urangira. Ira video tuzayivuga. Naho bahushyaga plantes. Bazanye senuza PlayStation. Mfita amakuru yize 100% kiriya video The Ben ateganya gukorera ubugome Bruce Melody bumwe bwa nyuma.
ese gute se mba nkongorere ntihagire ubyumva umva zimya kamera ngo bagiye kugaragaza ahantu babagira inda. icyo ni igisebinda sinjya numva ngo hari abazi ibibuno abandi babaga ibyo ntago ari ngo bazagaragaza ngo ibitaro by'ahantu babagira bari kubaga bazagaragaza irigara noneho umva kandi cyangwa amafu ari ku meza umva kandi burya ngo ya ndirimbo nk'indabo zanjye ntago ari indabo za The Ben yivugiraga ngo ni indabo z'umugabo ngo wazijyanye ku kibuga cy'indege bakanga kuzifata. aho nyumvira ibyo yakose ibyo ni ibiki ubuzanye mani ako nawe utangiye usesebura ugiye kuza vuga ya sene bajyana indabo ku kibuga cy'indege kandi uzanayibonamo muri video kandi uzanayibonamo muri video nzayibona kabiri se burya ugira wumva iki kintu buryo ari beef ndende nini ibaze ko ngo amakuru ndi kumva 100% ngo indabo zanjye yavugaga indabo z'umugabo wazijyanye ku kibuga cy'indege bakamureba ati subirana indabo zawe ati twigire ku gitaramo wajyanye indabo ku kibuga cy'indege ati shut the fuck up you know what tugeze aho ubundi biba bikeneye urumva navugaga iki gitaramo rero ntekereza ko gishobora kuzaba nk'ibintu byinshi cyane ubushize ku gitaramo cya Bruce Melody cy'imyaka 10 yego urakibuka cyabereye muri BK Arena ndakibuka turi mu gitaramo twari turi mu ntuza mu rwambariro tukahava tukajya inyuma ya stage ho gatoya ibiki n'ibiki urumva twitegerezaga sare yose njyewe niko nabibonye twagiye kubona mu minota nk'ingahe mu masaha nk'imwe n'ingahe ubwo ngusubije inyuma gato kuri cya gitaramo cya Bruce Melody twicaye inyuma twagiye tubona abantu bakurikiranye bambaye amajire ya MTN barinjiye ari benshi cyane bamwe bati ni abamotari bavuye kuzana abandi bati ni abantu bazanye mu buryo bwo kugira ngo sare yuzure ubwo nshaka kukumvisha kukugura abafana kwavuze ahubwo ati ni abafana baguzwe ibi n'ibi mu bantu baganira rero bashaka gufata kiriya gitaramo cyabaye bakagihuza n'iki bakavuga ati dushobora kubona ibyo bintu byisubiramo reka maze gusora ako kantu kugira abantu bakumve ntabwo Bruce Melody yaguze abafana b'abamotari nguha amakuru yizewe 100% ndaguha na nimero z'umuvugizi w'umujyi wa Kigali witwa Emma Claudine aragusobanura umujyi wa Kigali wafashe mu ikofi amafaranga uhemba abamotari amatike ubagurira amatike yo kujya kwitabira igitaramo cya Bruce Melody bagurira amatike nk'abandi banyarwanda basanzwe ni gake cyane ko ni gake cyane ko ufata umumotari turabazi yego umuheti kumubwire ngo genda winjire hariya atakazi ari igitaramo umupira birumvikana ku mupira birumvikana abamotari uri kuvuga uri gushaka kuvuga umumotari uzi nuwo nanjye nzi ariko dufite abamotari bakabaka 100,000 mu mujyi wa Kigali bose turabazi tuzi uko bakunda umuziki gusa na motari batwara moto zirimo muziki ntago bazi se ni bose se ntaga service baha abakiriya oya ntagaragaza se no kubakirana yombi akano uri kukumva nkavuga ni amatike yaguruwe n'umujyi wa Kigali ni amakuru niherewe n'umujyi wa Kigali 100%. Nibyo nakubwiraga ibi ngibi abantu bakaba babihuza n'icyo gitaramo nanone bagendeye ku byabereye ka Free Zone hano mu mbuga ngari kuko nyuma y'igitaramo havuzwe ko haguzwe abafana ku mpande zimwe na zimwe hari n'abandi ngo b'abakomediye bazamutse mu mataje bagiye gukura bayede kugikwa baravuga ati ni mujye hana ayu munsi turayakubakahiri mwakira amabandro ngo bazana n'abandi barabwira ati muhagarare hariya uyu muhanzi niyinjira mu Boeing ibyo byarabaye ibyo bigahita bituma abantu bibaza ati ku gitaramo baguze amatike ko bashobora kubura aho bicara kubera ko abazaba baguzwe ngo bamfata amabandoro n'abavuza amabu kugira ngo ikintu gisekeje kugira wumve uburyo abantu bari gukinwa mu mutwe ntibabibone ninde muntu waberetse ikimenyetso umuntu ari kugura itike ari kugura abafana byaravuzwe ariko ni kuvuga simbi yakana hashingiwe kuki hari n'amajwi cyangwa aya namashusho hagaragaye ngo amashusho ngo abantu ngo bari kugabana amafaranga uwabitangaje ni umunyamakuru wa Inyarwanda aratangaza avuga ngo hagaragaye abafana bari kugabana amafaranga bahawe kugira b'umuhanzi ninde umuhanzi katavuze ngo ninde kugira wumve uburyo muri gukinwa n'uburyo bwose bwo kwamamaza ukimu
ubu The Ben niwe ufite amafaranga yo kugenda ata mu bantu ngo muze mumfane muvuge ngo ndafite aba ese ziriya bu zavuze warazumvishe none se umuntu ntiyavuga bu ase n'ubwa mbere wumvishe bu ariko se ukavuza bu umuhanzi uhanganye n'undi ari uko yinjiye undi yagezemo mbere none se bitwaye iki kandi abafana bashaka ihangana ngo ni agatrike ngo kasigaye gakinwa bakavuga ati weda ni na mpeketa murahagarara hariya uyu muntu nasohoka mu modoka umva ikibazo simakana ko ibyo bintu bitabaho ariko tudafite ibimenyetso turabyemeza dute turahagara hano natwe tubene nk'ababana tuvuge ngo ibyari byo byose mvuge ngo ibyari byo byose ati nta mibare n'ibimenyetso none se nta kimenyetso cyari byagenda vuga uti ngwino hano Daniel Wemanye Davis ko The Ben yaguze abafana ndakubwira ko ibana ni muri ya press conference The Ben yaguze abafana Melody ntiyaguze abafana ahubwo icyabayeho ni abatipe babari iruhande uri kumva icyo kintu bashakaga kumva turashaka gukora utu tuntu bakikora ibyo bintu byabo bamwe bakavuga ngo barabafana bashakira agacumi akagenda akikora bari nta numwe muri barahanze waguze abafana ahubwo ikiriho amakuru mfite 100% ni uruhande rumwe rwishyuye abanyamakuru nzi 100% niboneye kuko abanyamakuru bo ndabazi nibiba biri kuba ndabazi kugira ngo basensibilize icyo kintu cyuko hari umuntu waguze abafana ubwo urwo ruhande ni uruhe amakuru yafite 100%. uwo muhanzi wavuze ati genda ngo uvuge ngo uriya muhanzi yaguze abafana nuwe ko afite ubwoba aya ni finale ya Champions League gusa ni ibintu byiza okay twavuze turi kuvuga ku gitaramo kigiye kuba tariki ya mbere z'ukwa mbere tariki 20 mwaka wa 2026 ni gitaramo niteze biki njyewe niteze iki cyane ikintu niteze kuri kiriya gitaramo iki gitaramo abantu bazabura aho bajya icyo ni icyambere niteze icya kabiri nzi neza ko nzabona amarangi na bandorore byinshi cyane 100%. Ariko ni ikintu cya mbere nari niteze kiruta ibintu bari bakwiye kujya muri stade Amahoro nuko nagize amahirwe bakamfana bakambwira ati twarayigerageje iriya stade ijyamo 45,000 none se sabanzi bamenye bane uretse kurenza amazi akobo abyumvishe ubu The Ben na Bruce Melody n'abantu babura 45,000 yaburetse kurenza amazi akobo wajya mbwira uburyo babiburaho Kim amazi arenza akobo murabibonye dufate Bruce Melody n'umuhanzi babura 22,500 biza kumufana muri stade Amahoro bizaza now The Ben urwego rwe n'umuntu abura abahanzi ubwo turi kugabanya icya kabiri n'umuntu abura abafana 22,500 biza kumufana ku buryo twuzuye 15,000 mu stade ahubwo icyo namenye iyo stade barayigerageje basanga ibyuma byabo basanga ari udutekinike tutarashoboka ariko ubundi bari bayitagetinze ubundi nanjye nari napreferaga ko nanjye nabashyiramo pe iyo bagerageza pe mana kakarere kose iyo bagerageza pe oya pere ni ntoya bakizarira ibyabo pere se washyira stage ikibuga cyahita cyangirika ikibuga cyahita cyangirika cyose niteze ikintu bitihangana woza uvuga ngo hari abantu bari kuvuga ngo iki gitaramo ngo ni cyari gikwiye ngo gutya na gutya ngo ihangana rirarangiye ntabwo muri kubitekereza nibwo ihangana ritangiye uti gute tuzajya mu gitaramo twiteze kureba ngo ninde uzakora stage nziza kuruta ninde uzakubitwa konikunda uzakubitwa konikunda ako no hari ikintu abantu batari kubona twiteze kuruta ibindi ninde uzemera kumanika amaboko muri bombo niba buri ruhande rufite access yo gutangaza amakuru ninde uzemera ko yatsinzwe n'undi uzemera ko yatsinze nitwe bajaji ntabwo twese duhahuriza ku mwanzuro umwe uzaba umujaji nanjye mbo umujaji nande ari umujaji ntabwo ari njye nawe ni abazari bari muri icyo rero umva ikibazo ntabwo twahuriza ahantu ni ibintu bizaba biri kugaragarira rero kugira ngo kubera ko tutazahuriza ahantu hamwe nicyo kizatuma ihangana rizaba ritangiye bivuze ngo umwaka utaha Bruce Melody adateguye igitaramo umunsi umwe na The Ben ihangana noneho nibwo waribona bivuze ngo kuva uyu mwaka nibwo noneho babatipa tujya kujya tubona mwasohoye indirimbo ndasohoye indirimbo bya bindi twavugaga mwakoze igitaramo teguye igitaramo umunsi umwe nibwo tugiye kujya twabona bato mu muziki w'u Rwanda nibwo twajya twabana noneho igisamagwe n'abandi nta kantu ko kugura umufana witeze kazabaho ariko katarababona uruhande rumwe erega hari ikintu cyo nibyo nakubwiraga ati hari uko byagenda kose nzahabona bandorore n'amarangi bandorore gusa n'amarangi nituva muri cya gitaramo abantu batarwanye ibyo byo ntabwo bya ibyo byo ukwiye no kwirirwa bivugaho
kiriya gitaramo abantu bazarwana ibyo ntibivugaho hari hazakubitirwa ingumi, ariko ikintu niteze gifite ibintu byose ya mabuye yavuze yo kuri stade nuko nta buryo bayinjira. reba indirimbo yitwa Indabo Zanjye The Ben ari kuyiperforminga, wavanye izo ndabo bajyanye ku kibuga cy'indege bakazanga hano. reba Bruce Melody ari guperforminga indirimbo mu Nyakazi, na ba bantu rero bakadukorera ka kantu kuri stage bahuha wa muyaga. Mu kiganiro ari kuvuga ngo nzazana na babyita ngo za fan ngo Kinyarwanda n'iki Vandrate ziri guhuha umusatsi ngo nibazi cyane. nese Vandrate mu Kinyarwanda ni Ikinyarwanda. Vandrate mu Kinyarwanda ni iki? Vandrate agahuha musatsi zamugisha agahuha purante. Urumva icyo ndi kuvuga ni ukuri kw'Imana. Akanya turi kuvuga nahoze ndeba nimugoroba nsanga amatike asigaye ni byanya byoki. Ujye kuri website y'abari abatipu rero asigaye amatike mbarwa. Yego Daniel, twihuse cyane. Yego kadutegereze kiriya gitaramo, Imana izadufashe kigende uko twese kiteze kibe cyiza cyane, nibyo twese tuba twifuza. Bruce Melody yicaye mu kiganiro yagiranye na M Irene kuri MIE. Yego yarabajijwe ati wataye urugo cyangwa se wataye umugore. Mu gusubiza yavuze ko ajya gushaka ntawe yabwiye. Ikindi hakana yigaramye ko yataye urugo. Ibi bintu byaravuzwe birasakuza cyane, bashyira n'abandi mu majwi yataye umugore asanga. Hari ikintu wabuze kuri ibintu byo guta urugo kwa Bruce Melody cyangwa ngo meopi? Hari ikintu mbizi 100% bijyanye no guta urugo gutandukana, kuba Bruce Melody atandukanye n'umugore cyangwa bataratandukanye. Hari ikintu mbizi 100%. Ikintu mbizo nuko ukuri 100% nuko Bruce Melody atatandukanye n'umugore we 100%. Ndiguha amakuru nzi 100%. Ngira ngo gutandukana n'umugore n'uwo mwasezeranye mu kabana, kandi byaravuzwe cyane mu itangazamakuru ko batigeze basezerana. Sinzi niba ndi basezeranye baraba. Okay, ubwo ni ibinyoma by'abajene. Nkabavuga ngo Bruce Melody yarangije amashuri, yize kandidari burara yarangiza. Ni ndabizi ko yize kandidari. Ikindi ni ibinyoma by'abari abajene. Ikintu kiriho ntabwo ari ibinyoma, ahubwo ni inkuru zikwiye kubaho. Erega ntabwo nzanga, ni inkuru zo zigomba kubaho. Mbwira umunyamakuru muzima uzi ukora igitangazamakuru kizima wavuga iriya nkuru utaragiye kuyitohoza. Byavugwaga nande? Byavugwaga n'abantu bazi ko bari kumurwanya, yeti bari kwamamaza rya zina rye. Erega no kumwamaza narase. Simvuga ko Bruce Melody n'umugore batagirana ibibazo, no. Simvuga ko batarebana nabi, n'urugo birashoboka, ariko ntabwo bigeze batandukana. Akano kari kumvika nubwo no gukozanya utabimenya kuko n'umuryango nk'indi ntabwo abinjira ngo ujye kumenya ngo badobanye zidakomanya amaherezo ntiziba, ariko ntabwo bigeze batandukana. Niyo mpamvu babwiragira aho ayako ibyo kandi byaje bite. Tuve kuri ibyo twirukanke tugana ku musozo. Mu rukerera rwo ku itariki 20 ubwo ni kuwa gatandatu niba ntibeshye. Yego ngo biravugwa yuko nako si biri kuvugwa byamaze kwemezwa. Yego umuvangamuziki bita DJ Toxic Shemarno yavuye ahantu hataramenyekana kuko bavuga ahantu hatandukanye, wamanuka peage yirukanka cyane, ageze imbere atumuhanda, mbivuze uko nubyumvise, agonga umupolisi aratabaruka. Ubu ngubu nta kiri kubarizwa ku isi y'abazima dutuye. Bivugwa ko yagonze umupolisi bikarangira apfuye mu gihe umupolisi yaramuhagaritse. Impamvu nkubajije ibintu, ni wowe muntu wa breakinze iyi nkuru bwa mbere, ni wowe kwi breakinga uzi ngo Toxic yaravuye aha cyangwa yaravuye kuko havuzwe ahantu habiri bivugwa bitandukanye. Ndagira ngo ume opinion yawe kuri iki kintu nk'umuntu ufite amakuru yizewe 100%, wamenye iyo nkuru bwa mbere, wanayibreakinze bwa mbere. Inkuru nyimenya ari kuwa gatandatu nka saa 10 z'umugoroba. Na hamagaye umuntu ngira twivugana ibindi bintu, barambwiye atari ko wamenye ibyabaye, nabwo byabaye bihe, aransobanura ngira ngo ni bya ya makuru asanzwe. Nabwo no cyakira abantu bari bahari, cyakira abantu nka babiri bari kumwe na DJ Toxic, babibonye biba bama makuru yizewe 100%, turana confirma, bananyereka ibimenyetso byose, bamwe na bamwe na mu dufoto duto bafashe, ariko tubona turimo ibyuka, niba nabyita ibyuka ziri brari bya hatari bafashe zihuse zako kanya. Barambwira bati mu rukerera saa 11 gutyo bari bavuye mu nyubako yitwa Kigali Universe.
ntabwo iriya nyubako bayikoramo uburozi, si ibanga ibikorerwamo mu muziki, ni imyidagaduro, sinzi impamvu abantu batinya kubivuga. Ko hari ahandi havuzwe hatari aho. Hihorere ngeri kubwira amakuru y'abantu bari bavanye n'abantu ko yari yacuranze Kigali Universe. Yaravuye Kigali Universe. Mu nyubako ya Coach Gael na 155 in general. Ngo bageze kuri rompuine ino yo mu mujyi iti komeza gutya imanuka yaje. Aba banyuzeho abo abantu bamaye amakuru. Abanyuraho yiruka mu modoka ye yihuta cyane. Umupolisi ntabwo yaramwegereye cyo kuvuga ko akuri umuntu akwegereye ugashiduka wamugezeho. Nabo umupolisi yari gutya, urabona ko akuri uri kumara gutya, umupolisi ari ku ruhande gutya ari kuguhagarika. Avuga ati genda gakeye. Ari ku ruhande. Yego. Umutipe rero urumva kubera ko banamupimye bagasa DJ Tox banamupimye bagasanga yari yasomye kubisindisha ko yafashwe cyane ku munsi ukurikiye. Ntabwo yafashwe ku munsi ukurikiye murabyitiranye. Yafashwe kuri uwo wa gatandatu. Ahubwo yafashwe ku gicamunsi. Zari zikimurimo cyane. Ko zari nyinshi. Inzoga se zipfa kuvamo. Ko zari nyinshi. Agira buriya wara hangover ishizwe yaza kuvemo. Kare. Je ntabwo buriya kere kufashe ututunuma ndi kunguka banga n'utundi tuntu rya nk'umwarimu nabigisha gatirika ariko nako ndi buba. Urumva iyo kintu. DJ Toxic wa muntu aramuhaga wa mupolisi ari mu signing agera asa nk'umuhagarika nibiki. Yego. Mutipe kubera umuvuduko yari ari washiduka yamugezeho yanamukubise kuko yamukubise imodoka iramukurubana nka metero nka 30 gutya igenda imugira metero 30 kururana umuntu. Ay cyane nyinshi cyane. Yapfuye nabi. Rero umva ikibazo uwo mupolisi ako kanya tuvugana yahise ashira mu mwuka. DJ Toxic aho guhagarara abarirukanse. Gazerukanse yerekeza mu ntara y'uburengera zuba. Ni imodoka se cyangwa imodoka yarasigaye? Ntabwo ndi bukubwira amakuru oke. Ndakubwira ko by'imodoka arabavuga ngo yayivuyemo, uwo mutipe arakumya ngo yayivuyemo ngo arayafata indi. Yayivuyemo yirukanka n'amaguru ajya i Karongi. Oya. Okay, ari kuzana brage mu nkuru zikomeye. Ntago ari brage. Urikumva? Erega kabigasekwa nk'akezi. Aravuga ngo yavuye mu modoka afata indi modoka aragenda ajya i Karongi. Aho ngira mu burengerazuba ku Rwanda. Polisi y'u Rwanda ubwayo niyo yabyemeje avuga ngo yamufatiye i Karongi ku gicamunsi yatorotse. Nyine niho yari yatorokeye ariko bavuga ko aho yari yerekeje batari bahazi. Na kuri iki cyaha cyo kugonga. Cyitwa ni hit and run. Kugonga ukahita wiruka. Byanishwe ubundi imyaka 3 kuri 5 gisanzwe bakaguca ihazabu y'imyaka ihazabu y'amafaranga miliyoni n'andarenga makeya iyo kiguhamye. Ariko iyo hapfuye umuntu ukaba wanahunze cyagishobora kwiyongera cyangwa ku myaka 5 kugera hagati imyaka 5 iri kubera ko guhunga ndavuga gutoroka umaze gukora icyo cyaha ni impamvu nkomeza cyaha ukaba ushobora kongererwa igihano. Kugeza uyu munsi DJ Toxic mu Musengere afungiye kuri station ya polisi ya Remera mu giperereza na dossier zikiri gukorwa kugira ngo zohererezwe ubushinjacyaha. Oya n'ubugenzacyaha barava muri riba ajya mu bugenzacyaha bujyana mu bushinjacyaha. Arava kuri polisi ajya mu bugenzacyaha. Ubwo ni kuri riba bamukorere dossier. Noneho dossier irava mu bugenzacyaha ijya mu bushinjacyaha. Bivuze ko DJ Toxic cyaha kiramutse kimuhamiye imyaka mikeya nkiri munsi y'imyaka 5. Kandi koko kiramuhama. Birababaje cyane. Nikikwereka ngo ikosa rimwe bishobora kuvana ku ijana kwa tujya muri negative. Apana kuri 0. Negative. Biri kuvuga. Ushobora kurara ufite miliyari mu gitondo ukaburi mu ideni rya miliyoni 200. Sorry guseka ariko ibaze kuba ufite miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Gitondo ugasanga yose yashize ukaburi mu ideni rya miliyoni 200 mu gitondo. Siko nibyo bintu bimera. Ariko Dani, yego, ahantu twibutse n'abantu uretse ko nta utabizi. Yego. Dore ibi nibyo bituma batubuza gutwara twanyweye koko niba baramusanzemo kugira umuvuduko mwinshi ni cyambere. Icya kabiri kuba wafashe tudose twibisindisha tunywe gake niba twananyweye imodoka tuyibagije 10 cyangwa ugafata n'akamoto k'igihumbi cyangwa ufata umusara akamoto k'igihumbi kandi no ku muntu nkuri ufite byinshi yahomba. Ni toxique tubara twavuga ngo mu kwezi nta buri bitaramo birenga 4 bya miliyoni byibuze ziri hagati y'esheshatu n'10 byinjiza ugendeye ku mibare y'abamuri hafi n'abamureberera n'amafaranga atari makeya. Ni izina rinini ku buryo byari bigeze ahantu toxique gutaramira ahantu asigaye guca amafaranga nk'ayabahanzi 2,000 igihumbi mu ijoro rimwe n'amafaranga se make miliyoni 1 na magana angahe hafi kuri miliyoni 3 yacaga abantu kugira ngo ahataramire.
nose amafaranga make yinjizaga mu cyumweru ntago ari amafaranga menshi ku izina rinini nka DJ Toxic ni ikintu cyo kwitondera nikikwereka ngo iyo uri icyamamare niyo umuturage yitonda 90%, wewe witonda 900%. yego akona gari kumva iyo uri icyamamare kubera ko ufite byinshi wahomba izina. Niyo mpamvu hari abantu benshi bapfuye ntituri kubavugaho, hari abantu benshi bagonze ntituri kubavugaho, turi kuri DJ Toxic. So ni ikintu cyo kwitondera 100%, 100%. yego ku itariki 19 tugiye tubona inkuru irasohotse ati abantu bagera muri bangahe barimo abakobwa umubare murawuzi, hiyongereyeho uwitwa Prophet Joshua. Uramuzi mwese? Ndamuzi. Yenda agasandazaga amafaranga, nyine itanga amafaranga ahantu hose. Ati yatawe muri yombi akurikiranye icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo we no gutesha ifaranga agaciro. Ahangaha nyuma y'ibyo hasohotse inkuru nyinshi cyane zindi zimuvuyeho. Turavuga ku nkuru nk'ebyiri cyangwa se ku bintu nk'abingahe biri kuvugwa, numvishe bamwe na bamwe bavuga. Tugiye twumva umunyamakuru aricara aravuze ati burya ngo yari yibye miliyoni 400 ahantu ntabyo nzi, simagaze kuri iyo nkuru ntabyo nzi, mbivuze ko nabyumvise babivuga. Abandi bati na Land Road kumwishyura cyari ikibazo, abandi bati naho yabaga yahavuye yambuye Land Road, ati yambuye n'umubouncer miliyoni n'ibihumbi 400 angahe. Nkibaza umuntu ufite amafaranga angana gutya. Urumva ikintu kiri kwa kuri Prophet Joshua ni byari bavuga ngo yapfuye ntawe utayiryaho. Yapfuye ntawe utayiryaho. Niba warabonye itangazo rya RIB murangiragana n'ibitangaza bakubitana yivugiye ko aba bantu bagaragaza batesha agaciro ifaranga ry'u Rwanda binyuze mu byo bakoraga ku mbuga nkoranyambaga, gutanga amakado arimo amafaranga, kugaragara bayanyanyagiza nko mu bitaramo bya The Ben urabyibuka n'ibiki byose. Ariko mu kuri guhari nagize amahirwe yo kuganira n'abo bantu bose bari kuvuga muri ibyo bintu inyuma, yaba umugore wa Prophet Joshua na mwohereje abantu ba makuru yizewe 100%, cyane cyane ajya gusura umugabo wahafungiye. Niba hari ikinyoma cya mbere kiriho cya mbere nicyo kuvuga ngo Prophet Joshua yibye miliyoni 400. None ugasaba ibyo bintu biri kuvugwa n'umuntu wita ngo ni umunyamakuru. Nkubwo kubaje ngo yazibye nde wamugaragaza, nicyo kibazo. Nakubwiye ko ntabihagazeho ntazi n'ibyo ari kuvuga. Abo bantu babigaragaza, yego byagaragaza aho miliyoni 400. Simbizi niba ubwo ubivuga bafite aho yabikuye. Naho kunanirwa gusobanura inkomoko y'umutungo kuri Prophet Joshua. Yarahuye n'uwo Prophet yazibye akabubwira ati yibye miliyoni 400. Kandi bya bintu byakamananga ngo watunze miliyari. Urumva? Aya kamananga ni nka peketa hano. Oya. Kamananga yigeze gutunga kuri byeri ni wowe. Oya kuri byeri ni wowe. Peketa mureke banza mu kintu gisekeje. Ruvuga ngo Prophet Joshua kudasobanura inkomoko y'umutungo nanjye ari nge nabyibazaho. Ariko kubera ko nyene umunyamakuru mavuga ni ahantu nekereza ko ashobora kuba yakura. Prophet nk'umunyamakuru. Reka ngoye nk'urugero. Prophet Joshua ni yita umuhanuzi, si umuprofete. Yego. Uza abagore baba general, abagore baba koroneri, abagore babakire barwemeza none se ko kwiyita ntago kari ngombwa. Ava ibyo byiyo none se si Prophet Joshua yabatijwe nande Prophet se yabatijwe nande. Ntabwo nari impari simu. None se nibyo yiyita rero. Ntamvuga ngo yiyita. Ngaho komeze. None se The Ben yabyiswe nande yiyita The Ben. Yego mu gisha Benjamin. Bruce Melody yabyiswe yiyitwa itayi wacu Breeze. Ngaho nibyo yiyita umuhanuzi nande. Yiyita umuhanuzi. Bari abantu bitwa abahanuzi ahantu hambere bakura amafaranga. Ni mubari n'abategarugori ndavuga bacu bafite ingo bagore baba generali baba koroneri gusa amafaranga bari abantu batanga. Uramuhamagara kwa mbwa undi njyewe nakurose mu nzu cya kinyarwanda cye gikeye nakubonye mu nzuzi zange sasa uri muragira gute bariko baragutega kuko buri abagore bakunda akantu ko kubumvisha ko hari umuntu uri kubatega. Ati Imana igukuriyeho ibi ni uruza bicumwe n'abapasiteri b'abagore bagezweho bose bahuriza ku kintu kimwe. Barakuvuze inshuti zawe zigutega imitego, inshuti zawe zirakwanga zibishaka gutwara sheri tuna abagore baradukunda cyane. Rero ukimuhamagara usa nka Prophet Joshua utwara akamodoka nkake tavuga ati Prophet ndamburaho ikiganza tuvuga ati umugabo yanguriye akamodoka ejo ni 2020 ari kakira n'ukuri Prophet mukagende n'amaguru naho bakura amafaranga bari abagabo ku buryo bishobora kugera ahantu
biramutse aba bagabo batabishyizemo imbaraga wagiye wumva cases nyinshi kumva nk'umugore yagiye atura inzu we n'umugabo we batuyemo yagiye atura imodoka biriya bintu birabatwara byanyabyo ku buryo bana bagabo batunga n'amafaranga utakumva no se rugagiye atunga amafaranga yakuye akaba ariho akura ayo mafaranga reka mworohereze uzinjire Zion Temple ku cyumweru ugiye gusenga ugereranye ku ijanisho y'abantu batura abagabo n'abagore abenshi ari abahe umva amafaranga abagore batura kandi bakakubwira ngo nta kazi nari mfite mbaze ngo bayakuye cyangwa baza abakobwa kugira ngo byumve baze uti wajya mu kabari karimo abakobwa gusa akabari karimo hari nyina kinira biyara ahantu harimo abahungu gusa akabari karimo igitsina kimwe kabari akabari hoya none se bagura izihe byeri bagura izihe bottles ni kuvuga ngo bazigurira abande that's the sense uri kumva ukano kimwe aba bagore n'aba bakobwa batanga amafaranga kuri bari abagabo ikindi cya kabiri ndi gukura amakuru nizeye 100% no kuri amugabo ari umwe mu bagabo bakora real estate ikomeye cyane muri gihugu cyitwa Republika Iharanira ari ikinyamakuru cyamubajije ngo kampani yawe yitwa ngo iki yego abantu barushaho no kuyigana izina ryarabuze no se ngoma kugira izina mu gukora real estate ya no se ubunge nako nakora real estate none se uwakubaza yego urugero uri Prophet Joshua ngenda umunyamakuru yego unsubije ko ukora real estate yego ugura ibibanza ukabigurisha yego nakubwira ati ni urugero fata imodoka yawe yicaremo atsunjyane ku kibanza wagurishije yego icyo kibanza gishobora kuba cyaboneka ijana kuri nose bakibura nose ari impapuro ari bukwereke uba ugomba kubera iki cyane kuko isobanura wese uri umugenzuzi w'imari ukorera financial intelligence committee reka nitiza imirimo y'abandi ho gatoya no kwitiza ndakumva 100% ni urugero turi kwifashisha ngewe ndi kukubaza nose wokereka ngurugero Prophet Joshua abujijwe kujya gukora deal muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugerayo ntibyoroshye oya tureke kugerayo si inkomoko ye mise nkubwira nti njyanayo oya kubera iki se kubera iki nyene kuko isobanura n'urugero ndi kuguha ikibazo kiroroshye no kubera iki uranyekaho iki gituma mbazaho nkura amafaranga ubone duheraho erega buriya mbere yuko batabwa muri yombi ikibazo bari turagukekaho iki ku buryo tukubaza ngo ukuraho amafaranga no kwakira amafaranga menshi nta kazi kagaragara mu gihugu ufite kuko nako kiriya cyarega tujya tubwizanya ukuri abantu banabyumve ntabwo kiriya cyashinjwa mpekete ntabwo yatabwa muri yombi bamazanye inkomoko y'umutungo nanjye sinatambwa muri yombi ntabwo bose bambaziye inkomoko y'umutungo 200 mpekete afite kuri momo wajya kubibara ariko umuntu arabyutse mu gitondo uruka bana bivuga kwa Yongwe wamufatanya amafaranga menshi ngo bafatanye bana amafaranga niko bikora none se mu gitondo arabyutse nimero y'umuntu ubonye yakire miliyoni 30 nta kazi agira akora muri icyo gihugu cya kadanje uretse gusengera abantu yakire miliyoni 20 sava uzakire miliyoni 40 uzakire miliyoni 100 ese amafaranga ari kuva icyo nicyo bagufatira kukubaza niba hari n'abantu banabyitiranye kiriya cyaha kibazwa bakire nta muntu none se ubu biragaragara ahubwo byese binkomfirimira ngo Prophet Joshua afite amafaranga nanjye ubu ngubu wose ubakubaza ikinyambaragata koko reka byihore ubu baba bakubaza we nuko yakora ngabatu uyu muntu natava hanga turamutwara igikondo we nta nubwo bakujyana ahandi ni igikondo mboro niho hankwiye ko ariko bakujyana igikondo bakikureba rega burusa n'ibisambo bura umuntu akikureba abona ndi umujura wowe ugize ibyago ukambara nabi gato yababa niyo mpamvu nanjye wajya winjira kuri iyi hotel bakavuza induru dukinga bashyiraho inzu kuko buriya reka abantu batabizi wenda uko ntago ari mwiza cyane ariko mbo nta musore uri kunsebya okay ntago ni kugusebya ndi gutanga opinion ntago nagututse oya vugishyiramo n'ukuri nyabo ariko ke ntago uri mwiza umuntu usa nabike nkanjye mwana yaba asa nabike ariko ibyo ni iryo cyari ryo ndabizi ukima asa nabike n'ukuri asa nabike bibi kabisa asa nabike bibi uzi ko njaho wabura oya nabura ariko nambaye umweru nyine ishati yabigaragara sava ariko kimo ntago ari mwiza uzarebe uri kuri kamera wowe ubona uri mwiza jewe uzi yari rebe mba mbona icyo nkurusha oya icyo ndusha cyo kirahari undusha ubugufi undusha inzobe undusha agatuza oya kuri njye uri inzobe kuri njye ubwo kuri mpeketa yaba ari umuzungu kuri wowe rero mpeketa mana aramurikira mpeketa iyo turi kumwe ntabwo nyene ritoroshe ni joke abajene b'inzobe nabo nari nyiri kuvuga uburyo okay kiriya cyaha kibazwa abakire nta mukene nta mumotari nta muntu ukora akazi abonye kibazwa umuntu wakira amafaranga agaragara
especially ugifatira ukekwaho ubutekamutwe. Ko biriya bintu ba profete bakora kenshi bishobora kuba classified mu bikorwa by'ubutekamutwe. Kwambura umuntu nyine witwaje bya bintu bindi amarangamutima ibiki n'ibiki ubwambuzi bushukanye nyine niko babyita. Kiriya cyari impamvu abashobora kugikurikiranwaho ni gute winjije miliyoni 120 n'urugero wirirwa wicaye mu rugo. Ntabwo byumva. Okay, reka tugusore ndi tutubwira ati ngiye rero dore naguze coin, digital coin, ndayigurisha nukaho $120 by'idolari. Nakoresha $2,000 dore ngaye. $2,000 ni anti wayamaye. Umwana abandi bakarekura ingegera ikisubira kwikora mu rututu. Ariko byumva. Akora kari kumvikana. Ariko bakoresha miliyoni 120 bavuga ati ubundi ukivuga ngo ukivuga ngo yasutuye he ukora iki ngo nibyo byari biri kuba nanjye gutanga inkuru nibyo ngo byari biri kuba nibyo byari biri kuba hehe Prophet Joshua baramubazaga yasutuye ukora iki ariko bo by the way amakuru mfite nuko mu minsi ya Prophet Joshua ashobora gusohoka mu gihe cya vuba kubera ko byarakurikiranweho biri kugenda bisobanuka bikunza ashobora kurekurwa agakomeza gukurikiranwa ntabwo byo biba bihagaze ari hanze y'idedembye yego kubera ko hari tuvuga ngo okay mfite amazu 3 hano i Kigali mwe yafashe ntabwo nayasiga dore ibyangombwa ngibi urumva icyo kintu ntabwo nasiga imitungo irutaye amafaranga muri kumbaza akora gari kumvikana dore wenda se ndatuye nkorera ibi nibi nyine ukerekana utuntu twatuma utahunga ubutabera. Ni igiki gituma umuntu ufite amafaranga angana gutyo nk'uko babivuga nta hantu nyine afite bavuga ngo yabahanga. Ngewe buriya rero ngewe nemeranya na Prophet Joshua tugomba tugiye kubaho nk'inyoni ibintu byo kugira ahantu mutuzirika hamwe ngo iyo tukeneye gusura na kubera iki sengira ahantu hamwe usize inzu zose zakodeshwa n'abandi mu ndeke mbe ni mu Kiyovu cyumweru kimwe nanjye ariko mfite amafaranga niko nabaho seriously waba mu mujyi hose aho nshaka ni ukujya mvuga ni mu gitondo ngewe aje kunsura ukisha ubu ndi kubona Uruveje kwa mbere yampamagara ya ndi Kacyiru nta kibazo na kimwe mfite kuko mfite amafaranga kubera iki muri kumbuza kubaho ni dedembe ni icyaha se kereka ikihe biba bibi kereka igihe uri mu fugitive uri kurikiranwa n'amategeko cyangwa uri kuyahunga mu bundi buryo ariko nge mba numva rwose gutura ahantu hamwe nge simbyemera buriya nuko ntaragira amafaranga ahagije buri nagawe kuba ndi muri Zambia ndi i Kigali gitondo nkaba ndi Kinshasa gitondo nkaba ndi Rwanda ibyo bintu byo kumya mu n'ahantu hamwe ntago mbikunda ni ukuri kw'Imana hadahagije ijoro yafite oya asanze ngo ahagije adahagije ndafite okay none se yo wigaburira wiyambika usa neza mu mujyi wa Kigali biyogoshesha noneho minsi ya vuba urumva kandi n'akamitsingi kandi no mu minsi ya vuba mbona ndagenda nicaye urambaza iki iyo bukeye tuba tuyafite man oya nagaruko mbibara uyafite ibyo byihorera hari igihe nabayeho nafite n'igihumbi mwana ntago ibyo aruko mbibara iyo bukeye mba numva ari umunsi wundi wo gusafaringa iyo ntafite ngiye ninjye nyama rero nuko mbibara ninjye nyama ni gutyo mbibara Birya nyama gute? Ninjye nyama ntusobanuze ni gutyo mbibara abantu turya inyama niko tubibara. Nuko yego ki ndekura nigende cyane bwana. Wakoze cyane nari nkumbuye kuri Dynamic ariko tubaza tuvuga ibintu byo gusoma inkuru n'ibiki abantu bakeneye kujya gusoma izo nkuru bagiye kuzisoma aho turi kuzandikira kandi nari mbakumbuye no kuroke. Yego dushimire na Wampeke Peketa Renova umusore mugufi cyane w'inzobe ku gasatsi ke kaba kareba hejuru n'urucongero nagakene kuba muremure Pekete nuko nagakene kuba muremure n'urucongero rwe buranya ntago ruhagije ariko ni rwiza ko Pekete bura ni muremure mu mutima nkabikunda cyane mugende mu murebe kuri Instagram yitwa Renova cyangwa Peketa mu mwandikira ati turashaka amafuta ameze fresh n'amashusho ameze neza cyane akureme umwe mu bahanga kandi cyiza cye rwose imitsingi 10 arazikorera. Oya mitsingi 10 mitsingi 10 no mitsingi 10 z'amafaranga yarabiretse ese ntabwo uri kubyumva mitsingi imwe igura 2 ntabwo uri kuvuga mu nzoga ngo mitsingi 10 guhera kuri mitsingi 10 rwose murakorana nari byiza cyane umusore w'umuhanga cyane murebe numurebe uko areshya rwose ngo umugire ngo ntabwo ngo ubumenyi siko bureshya ubumenyi bumukubye inshuro nk'icumi ni namuremererega mu mutima kandi afite n'umutwe munini abona habibika urumva urahagije ariko uramurusha
njyewe umutwe wanjye ni munini. Kemo ni gifenesi kabisa. Wewe jihaza boro. Uranashyigikiwe kabisa. Uriya kandi nyuma. Umva sawa bye. Bye bye.